muzambwira umuntu numwe mu Rwanda Kagame yaba yarahesheje ubutabera uretse ya magambo ajya yivugisha yo kunezeza iki abamukurikiye, hanyuma abatajya batangira ngo Kagame n'umugabo. Abagikeneye ubutabera kuri Kagame ntago ndi kumwe namwe, kuko ngewe naramuhaze kandi ndamuzi neza. Inzira naciyemo zose kugira ngo nisange ndi mu gihugu cy'ubuhunzi, narambuye ubwenegihugu ndi mu gihugu nkirimo ntanabizi ntibanabimbwire. Ariko icyo nongeye gusaba Imana nuko impa ubushobozi n'ububasha bwo gusubira mu gihugu cyanjye, kandi nkagisubiramo mfite uburenganzira nk'umwenegihugu ufite ijambo mu gihugu cye. Hanyuma njye nkanasaba yuko hamanza kunga umuryango wa Kayibanda n'umuryango wa Habyarimana. Amabiblioteke baratwika, ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibitabo by'amateka y'ukuri kugira ngo tubibone tuzajya kubisanga mu Bubiligi no mu Bufaransa. Niho hantu hashobora kuba hasigaye dukeya mu tw'amateka y'iki y'u Rwanda. Noneho ngo umugore ngo yabwiye umugabo ngo ubese ko nakiriye ngo nabaye iki. Noneho ngo umugabo nawe ati none se ko mbonye ntacyo wabati najye kanyirira ngo nawe amaze kukirya ngo ubese ko ngiriye ngo mbaye iki. Bageze mu ijambo ry'Imana mvuga ndisanzura, nzabashyiraho urubuga page ya Facebook nzajya mbagaragarizaho ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana rikwiye neza, kuko ntushobora kuba impirimbanyi ngo uzagire ikintu ugeraho muri wewe ukiri imbohe ya shitani. Hariyo amatangazo abiri nshaka kugira ngo ntangaze. Icya mbere, twabuze impirimbanyi bita Muhima. Mbabajwe cyane n'uburyo Kagame yaba yarongeye kwibasira atavuga rumwe nawe bari mu gihugu, akihandagaza agatera urugo rwa Barafinda Segikubo Fred. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, impirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Nk'uko bimenyerewe rero, abasanzwe mudukurikira turabasaba komenti, kubera ko subscribe mwa mwarazikoze. Abatarazikora namwe mukore subscribe kugira ngo mugenane n'abandi banyamuryango ba Ndenganura TV. Subscribe zanyu na komenti na like na partage cyangwa se share, ibi ni ibintu bitugaragariza neza yuko namwe mufatanyije natwe muri iki gikorwa cy'ubuhirimbanyi. Nkuko rero bimenyerewe, ndagira ngo uyu munsi tuganire ku birebana n'umuhango nabonye wakozwe ejo hariya mu Rwanda urebana n'umunsi w'intwari. Birazwi neza ko ubutegetsi bwa Kagame na FPR bumaze kugera mu Rwanda bwashyizeho intwari zabwo. Bwashyizeho intwari zabwo, bisobanuye neza yuko ntabwo ushobora kuvuga amateka y'intwari zo mu Rwanda ngo usige intwari nka Kayibanda yaharaniye demokarasi na repubulika, akarwanya ingoma ya cyami, ndetse n'uyu munsi Kagame akaba yemeza ko nta ngoma ya cyami izagaruka mu Rwanda, kabure nubwo yayishyiraho ariko ntabwo azigera yita ubwami. Hanyuma rero icyo ngira ngo tuganireho ni ikintu kimwe cyonyine cyo kuvuga ngo mbese koko u Rwanda nk'u Rwanda rufite intwari. Nkurikije mu busesenguzi bwanjye n'ibyo mbona mu mateka yacu y'u Rwanda, intwari zirahari, ariko izakagombye kuba ari intwari z'u Rwanda, ntabwo ari zo ntwari z'uyu munsi Kagame na FPR barimo bagaragariza iki Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ubundi kugira ngo intwari ibeho ni uko iba yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa bituma igihugu cyose, abanyagihugu bose bagiramo iki inyungu. Aha rero Kagame gufata ubutegetsi na FPR ye, bagafata abantu bafashe gufata ubutegetsi bisha abenegihugu, bakabafasha no gushyira mu migambi yabo mu ngiro yo kuzajya bajya kwangiza ibindi bihugu, bica abenegihugu, biba, bambura, bakora amaviyori n'ibindi byaha by'intambara byinshi cyane. Ntabwo ngiye nshobora guserebura nanjye nk'impirimbanyi ngo mvuge ngo
koko ngo u Rwanda rwijije umunsi w'intwari z'u Rwanda. Icyakora n'intwari za Kagame na FPR n'abafite imyumvire nk'iyabo aho baba baherereye hose. Ariko intwari z'u Rwanda mu by'ukuri ntabwo zari zikwiye kuba ziriya Kagame na FPR birirwa bavuga, bazishyizemo ibice bitandukanye ntazi byari byo cyangwa se ndanabizi, ariko abanyarwanda nyine mugomba kuba mubizi, kuko ngewe kwigwa mbigaruka hano kuri channel yanjye nta nyungu birimo, nta n'icyo bimariye no kumenya ibyo bice byabo, ntacyo ngewe bivuze kuri ngewe, kubera yuko abari bakomeje kuba bitwa intwari ntabwo ari bo ntwari z'ubungubu. Hanyuma rero ni nk'uko binagaragara mu mitegekere n'igisirikare, iyo abantu bavuze ko ngiriya ari leta y'u Rwanda, iriya leta ya Kagame ko ari leta y'u Rwanda, ngewe ntabwo mbyemera gutyo. Iyo bavuze ko igisirikare cya RDF cyangwa cy'inkotanyi ari igisirikare cy'u Rwanda, nge simbyemera gutyo. Yaba ari ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi buri hariya mu Rwanda, nemera ko ari ubutegetsi bw'agatsiko kagizwe na Kagame ari wakayoboye na FPR inkotanyi ye n'abafite imyumvire nk'iyabo. Kubera ko ntushobora kuba ufite ubutegetsi bw'igihugu ngo bwemere gufata abene gihugu, bubambura imitungo yabo yose, bubambura ubwene gihugu nko nanjye nabwambuwe, bubabuze amahwemo mu kubaho ngo uvuge ngo n'ubutegetsi bw'igihugu. Ntushobora gufata ubutegetsi uri umutegetsi w'igihugu nyine ngo ufate abantu bamwe babohere mu magereza, abandi bigishe kujya bajya kwica abandi mu ngo zabo nk'uko bikorwa n'imitwe y'abagizi ba nabi. Kagame na FPR bagiye basetinga hariya mu birere bitandukanye by'u Rwanda. Agira ngo mbabwire neza ko igisirikare cy'u Rwanda ntabwo gishobora kwitwa igisirikare cy'u Rwanda. Hanyuma nk'uko Senateri Evode Uwizeyimana yabivuze, ngo Kagame agikoreshe mu nyungu ze, agabe ibitero simusiga byo kwica no kwiba no gukora andi mabi menshi cyane mu bindi bihugu, hanyuma atabinyujije muri Sena, kandi Sena ariyo yagombaga kumuha uburenganzira bwo kwemeza yuko agomba kudekarara intambara mu bindi bihugu, cyangwa se Sena ni nayo itanga uburenganzira bwose butuma umukuru w'igihugu afata icyemezo cyo gushora abana b'u Rwanda mu ki cyangwa abana b'igihugu mu ntambara. Ariko Senateri Evode Uwizeyimana yabivuze neza, aravuga ati ntabwo Kagame yigeze atubwira yuko agiye kujyana ingabo z'abana b'u Rwanda duhagarare hano muri Sena mu ntambara. Icyo gihe bari bamubaje niba azigera yemera, mbese bamubaje ku birebana n'uburyo ingabo zizagaruka mu Rwanda, ati none mwebwe nka Sena y'u Rwanda muzasobanurira iki abene gihugu? Aravuga ati bazabisobanura ni abazohereje, kubera ko twebwe bajya kuzishyirayo ntawe bitubwiye. Ako kandi rero ntakaba kanyuzemo. Bisobanuye neza yuko igisirikare cya RDF atari igisirikare cy'u Rwanda, ni igisirikare cy'ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye. Ikindi nkomeza kubabwira, urebye inzara iri mu Rwanda ukareba n'ingaruka iri kugera ku banyarwanda, harimo ubwicanyi ubwabwo, abantu bakagirana ibibazo bishingiye ku kuba inzara yabateye. Urebye ibibazo biri mu miryango hagati y'umugabo n'umugore, abana n'ababyeyi babo, cyane cyane ku bafitanye isano y'amaraso, ukareba ibibazo by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda mu gihugu cyabo, uhita ubona neza yuko ubutegetsi twite ko ari ubw'u Rwanda atari ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubera ko inshingano ya mbere y'ubutegetsi ni ugushyiraho uburyo bwose buboneye butuma umunyagihugu abaho, agakora, agatera imbere, nta kimushubije inyuma. Abana bakiga, mbese uburyo bwose bugenewe ikiremwa muntu umunyagihugu aba agomba kubona. Nizo nshingano za leta. Noneho mwabonye yuko Kagame we yagiye ashyiraho imitwe y'abadaso n'indi mitwe tutazi yariyo cyangwa tunayizi, ariko ikajya ikora ibikorwa byo kubuza abantu ubwisanzure, yaba ari mu bucuruzi, ubwisanzure mu kugira icyo bavuga, ndetse bakakora n'ibindi bikorwa byo kujya gushimuta abantu nijoro mu mazu yabo. Ariho mujya mwumva ngo umuntu bamutoraguye umurambo we ngo nijoro yapfuye, ngo bawutoraguye ngo mu ishyamba, ngo basanze ngo umuntu ngo yimanitse mu nzu. Ibiriya byose ni amakinamico abaho cyane, kuko u Rwanda ndaruzi neza, imikorere y'inyenzi na bariya abantu zitoza ndayizi neza. Ibitarankoreweho ngewe nzabikura ku bandi. Ariko iyi Imana yakurinze, iba yarakurinze kugira ngo ube umwigisha
w'ukuri ku birebana n'ibyo Imana nyine yakunyujijemo. Hanyuma rero ndagira ngo nkomeze mbabwire ko ntabwo twavuga ku ntwari z'u Rwanda koko nk'uko bikwiye kuba byitwa cyangwa zikwiye kunabaho, ngo tureke Kayibanda Geregwari waharaniye Repubulika na Demokarasi akarwanya ingoma ya cyami yari imaze imyaka igera kuri 400 yarakandamije rubanda nyamwinshi kandi akayitsinda. Niyo mpamvu hari bimwe tujya tuvuga abantu bamwe b'abanyepolitike byitwa yuko turi mu murongo umwe ariko baheza nguni, nge ntekereza ko bafite n'ibitekerezo bigayitse, ugasanga barimo barashaka kuturwanya cyangwa se baratwinubira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyo uri umunyepolitike ukagira intambwe usimbuka utayirebyeho, politike yawe aho uzagera hose iriya ntambwe wasimbutse utayirebyeho ukayirengagiza izaguhanura igusubize hasi. Niyo mpamvu njyewe mba nsaba, nabonye ejo mu minsi maze iminsi ndi kubona umuryango wa Habyarimana watangiye kugaragara muri social media, ariko nkaba mvuga ni koko mu by'ukuri Imana yagize neza kuba uriya muryango wa Habyarimana ubasha kuba ugaragara, waragize Imana yadukoreye ikintu cyiza cyane. Ariko nkavuga ni none se ko tuzi uburyo Habyarimana yafashe ubutegetsi, uburyo yabugiyeho, byose byari biteganyijwe, n'ubushaga abapfumu bagiye babiragura, niba ari abakozi b'Imana tukabita abapfumu simbizi, ariko biriya byose n'ibintu byari bipanzwe n'Imana hanyuma bikorwa nk'uko byakozwe. Hanyuma uyu munsi ukurikije imyaka Habyarimana yayoboye ndetse n'uburyo amateka y'umuryango wa Kayibanda atashatswe kuvugwaho cyane, birashoboka yuko wenda nta mwana we waba akiriho. Ariko se n'abuzukuru nabo habura n'umwuzukuru n'umwe ukomoka kwa Kayibanda ngo avuga ati nanjye data cyangwa umuryango wanjye wagize uruhare mu mitegekere y'ubutegetsi bw'u Rwanda nanjye ndahari. Ibi rero iyo abantu bamwe b'abakinnyi ba politike bashaka kuzana ubuheza nguni mu bantu, bituma abantu bakomeza kugira inquiétude, kandi iyo inquiétude ishobora gutuma hazabaho kurogereta kwa bamwe bagiye bazamuka birengagije bimwe. Niyo mpamvu rero njyewe ndashe ku ntego mvuga nti niba koko hari abo mu muryango wa Kayibanda Geregwari wari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, niwe wabaye perezida wa mbere wa Repubulika ya mbere y'u Rwanda, biramutse bigaragaye neza yuko hariho umwe mu bantu cyangwa benshi baba bakomoka mu muryango we, njyewe nk'imirimba yiyemeje guhirimbana ko akarengane gakomeje kwibasira abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze bahunze ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame karangira. Ndasaba yuko abo bana cyangwa se uwo muryango uramutse ugaragaye wajya kuri social media, hanyuma nge nkanasaba yuko hamanza kunga umuryango wa Kayibanda n'umuryango wa Habyarimana kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho, hanyuma natwe babone uko batujya imbere tuzabashe gusubira mu gihugu cyacu ibintu bihagaze neza. Kubera ko ntabwo niba njye narabwiye ko intambara zigiye kurwanywa hano mu karere k'ibiyaga bigari ni intambara z'amoko, ibyo byumvikane gutyo. Intambara z'amoko rero muteye mwamenya neza yuko arizo turimo ahangaha, n'umuntu uri guhirimbana n'umuntu ufite intwaro ayirambike hasi amanza yiga ibyo agiye gukora ibyo ari byo. Ibiramutse ari uko bimeze rero, ntabwo tuzajya mu rugamba ngo dufate abahutu bamwe bo kwa Kayibanda n'abari bamushyigikiye n'abandi bafite umutima wo gutekereza neza, bakavuga bati none we yazize iki, ese abana be babaho bate mu gihe twe dushaka ubwiyunge n'imikorere no gufatanyiriza hamwe kugira ngo tubone uko twatsinda umwanzi wacu umwe wonyine uhagarariye wigize umubyeyi wo ubwoko bw'abatutsi bo ku isi yose ariwe Kagame n'abafite imyumvire imeze nk'iyi. Ntabwo rero tuzajya guhangana n'abo ngabo maze kuvuga tutari twamanza kunga iriya miryango ibiri, kandi murazi neza ko ifitanye inzigo ikomeye cyane, kandi bahoze kera ari inshuti, ari abavandimwe, umwe ari nk'umubyeyi w'undi mbese. Ariko kubw'ikibazo nyine cyacu gikomeye cyane, ibyabaye byarabaye, ariko uyu munsi nk'imirimbanyi tugomba gushaka ukuntu bariya bavandimwe niba bahari mukora ibishoboka byose tubamenye, tubabone,
hanyuma natwe dusabe abatuyobora cyangwa se kuko twebwe nge nkora mu ijwi ry'iki rya rubanda. natwe turebe ukuntu twabafasha guhura mukaganira mukagira ibyo mwumvikanaho, ibyo ababyeyi banyu bagiye bagirirana ibyo byabo byaraheze, n'amahirwe tugira nuko nabo nyine bagiye mw'iyo nzira, ariko abana basigaye bagira iki amahoro. Ndagira ngo mbabwire ko hari ikintu cyitwa ingabire. Ingabire atari ingabire uriya ufunzwe, ahubwo ingabire cyangwa impano Imana ishyira mu muntu, ku buryo uwo muntu uramutse umuhombye kugira ngo uzongere kubona undi nkawe azakugeza ku cyo ashobora kugeraho, bizagutwara imyaka myinshi no gusenga cyane kugira ngo haboneke undi. Ntabwo ngiye nshobora kwiyumvisha neza yuko Kayibanda imbaraga Imana yaramushyizemo zatumye arwana n'ubutegetsi bwari bumaze imyaka 400 bwica abanyarwanda, bubakorera amabi yose, bwarigaruriye imitungo yose y'abanyarwanda, kugeza no ku bagore babaho bavanga ngo abagore bose bari mu gihugu ngo nabo umwami. Yemerewe kugenda akarara aho ashaka, akabyara y'umwana uko abishaka, ubundi umugabo yagira ngo tse ibizose bakarikuraho. Nuko ibi rero kuba Kayibanda yarabashije kubigeraho, ni ukuvuga ko kuba yarabashije kurwanya ubwo butegetsi akashyiraho repubulika, igihugu cyari ubwami kigahinduka ubutegetsi bwa repubulika na demokarasi, ni ukuvuga ko hari ubushobozi Imana yamushyizemo bushobora no kuba bwajya no mu bandi bantu bamukomokaho, ariko uyu munsi tutari twamenya ngo bari hehe. Ariyo mpamvu dushaka yuko abo bantu baza kudufasha urugamba turimo turwanamo. N'uriya mugabo wigize akarakajya akigira umubyeyi w'abantu yasanze bariho n'ibisekuru byabo byinshi cyane byarabayeho, ariko bakabashaka kwigira umubyeyi wabo. Uwo ni Kagame tuba tuvuga, kandi iminsi ntabwo izatinda kugaragaza neza yuko ibyo yakoze cyangwa ibyo arimo n'uyu munsi bitari bikwiye kuba, atarakwiye kuba bijyamo nk'umuntu wari umaze kubona ubutegetsi mu Rwanda, kandi akabubona hamenetse amaraso menshi cyane y'inzirakarengane, n'uyu munsi akaba akimena yandi y'inzirakarengane, ashaka kwimikaza ubwoko bwiwe ngo abe ari bwo buzayobora isi yose. Ibyo rero murumva ko ntago ari ibintu bikwiye. Nkomeza mbabwira neza yuko nk'uko tukomeza tubibabwira, ntekereza ko mu ntwari z'u Rwanda biramutse bibaye ngombwa yuko tugira igihugu gifite amateka koko y'ukuri, ntabwo mu ntwari z'u Rwanda ntabwo Kayibanda yarakwiye kuba buramo nk'uko nabibabwiye. Hari n'abandi bagitera abo ngabo nabo ntibari bakwiye kuba baburamo, nubwo batavuzwe cyane, ntabwo tuzi impamvu, kandi byaragaragaye ko nabo bari mu bantu baharaniraga yuko ingoma ya cyami igenza gute ivaho. Mu by'ukuri umuntu wakijije u Rwanda icyo bita imitegekere ya cyami, nta muntu umwe atakemera kumugira intwari. Ariko niba Kagame yarageze mu Rwanda, ibitabo byose byavugaga amateka y'u Rwanda, agasiba ibihekane byo mu Rwanda, abantu bavuga Ikinyarwanda neza, agakura akazana bya binyankore by'iwabo n'ibyo ntazi byaribyo ngo yakuriyemo, akantu kose kagaragazaga uko amateka yagiye agenda uhereye ku ngoma z'abami. Ibitabo barabifashe baratwika, nanjye aho nigaga hari ibyo nagize bari mu gutwikaho, kubera bavuga ati mutware mujyane hariya mujye gutwika. Umuntu akambwira ngo igitabo tuzagusanga nawe wagihishe, uzafatwa nk'umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside, atwegeye muwe n'umuryango we bazawurimbura. Ibitabo turafata turatwika, nibyo byari biri mu ngo bajya gukurayo baratwika, amabiblioteke baratwika. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibitabo by'amateka y'ukuri kugira ngo tubibone tuzajya kubisanga mu Bubiligi no mu Bufaransa, niho hantu hashobora kuba hasigaye dukeya mu tw'amateka y'iki y'u Rwanda. Ibi byose Kagame yabikoze agamije kugira ngo icyitwaga u Rwanda we ahange u Rwanda rushyashya, avuge ku Rwanda ngo, kandi uyu munsi nako bivuga ko u Rwanda ngo rwabayeho ari uko amaze kurufata, aho yavuze ko ngo n'Imana ngo yararuhunze we ararutinyuka ararufata, hanyuma ngo arugira uko rumeze uyu munsi. Ukibaza neza u Rwanda Kagame yazanye itaka ashyira mu Rwanda, yazanye ibimera atera mu Rwanda, ahantu hari imitegekere cyangwa se imitekerereze y'abategetsi imwe n'imwe abantu bareba bakisekera gusa bakavuga ati kubera ko hari Imana yagushyizeho cyangwa se ari ikurindiye kubwo butegetsi bwawe uyishongoreho cyangwa ubireke. Ariko ntabwo yari imitegekere cyangwa imitekerereze ikwiye umuyobozi uyoboye abandi ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'isi. Iyo umuntu agezeho kuvuga yuko Imana yatinye ibintu akabitinyuka,
faites attention kuri uwo muntu, faites attention kuri uwo muntu. Kandi murabona yuko ubundi ubutegetsi bw'abariya bagabo nuko tutari twabona umwanya wo kuzabivugaho neza. Ubundi ubutegetsi bw'abariya bagabo barimo ibisekuru bya ba Kagame ngo ni abatutsi b'abahima, ni abantu batemera yuko hejuru yabo hari ikindi kinyabubasha gihari. Bo bavuga ko icyo babona cyose ngo bakibonesha imbaraga zabo, gutekereza neza birimo ubugome bukomeye cyane. Hari nabo nagiye mbona bagenda babigana nyine, bateye nabo mu bwoko bwabo cyangwa se bahereca bakora nabo mu bwoko bwabo, ariko bafite iyo substance y'ubugizi bwa nabi bw'ubugome. Umuntu akicara agahimba ikintu imyaka 3 agashira ari gutekereza ikintu kibi, ashaka inzira zacyo, ashaka iki paka akazakidekarara yuko ari ukuri, kandi azi neza ko iyo kintu kitegeze kibaho n'umunsi n'umwe. Abo bantu rero bameze gutyo, Uwiteka niyumva agomba kuduha igihugu cyacu, akuba agomba kukidusubizamo, azamanza abaturinde, yabakuramo ubwo iyo myumvire mibi, yareba ahandi aberekeza. Ariko ntabwo dushaka igihugu kizongera kubamo abantu ubundi ikintu cyitwa ubutabera ni ukuboko kw'iburyo kw'Imana, ubutabera. Kandi mu butabera bakoresha ukuri. Iyo uvuze ngo runaka yishe umuntu, koko umuntu yishwe ariko wamwishe ntago agaragara. Iyo uje ukavuga ngo ni runaka wamwishe, hakaboneka undi muntu wewe na wagize ibyuha mufite ibyo muhuriyeho ngo ni runaka wamwishe, uriya muntu mubeshyera, ubutabera bita bugaragaza ko koko uriya muntu ari umwicanyi, bakamukatira ibihano biri mu mategeko. Ariko kandi uriya muntu iyo arengana, nta muntu ashobora kuvuga yuko ubutabera aribwo bwagize ikibazo, uretse ko bwo mu Rwanda bwo n'ubundi abantu babeshya babireba, kandi nabo baba babizi niyo baba barababwiye bati urubanza rupanze gutya, n'abacamanza bakamanza bakajya mu manama yo gucura uko abatangabuhamya bazaza bavuga. Ariko noneho iyo na Bibiliya bivuga ngo abagabo b'ibigoryi bagiye gushinja umugabo ntari kwibuka uwo ari we, niba ari Namani niba ari nde simuzi, ntabwo ndi kumwibuka neza. Icyo Imana yatumye bavuga icyatumye babita ko ari abagabo b'ibigoryi ni uko bagiye gushinja ibitari byo, bemera kwikuramo ubwenge Imana yabahaye, bavuga ibitari byo. Aha rero ibigoryi dufite ni byinshi cyane, ariko ni ibigoryi by'Imana ifite uko izabigenza, kuko Imana ica imanza zayo mu buryo bwayo kandi ikabikora neza cyane. Hari umuntu wigeze umunsi umwe porofeseri wanyigishaga, sinzi ikintu yigeze kutubwira, turaseka mu ishuri, ariko urabona hariya mu Rwanda rw'iwacu hari ijambo uvuga ukarivuga mu marenga nk'umubyeyi ushaka kugira ngo wigishe bazabemo abagabo, ariko ntawe umenye neza ibyo urashaka kuvuga. Noneho aratubwira ati Adamu na Eva bakimara gucumura, ngo Imana yari yababwiye ngo nibakora kuri icyo giti ngo no gupfa bazapfa. Noneho ngo umugore ngo yabwiye umugabo ngo ubese ko nakiriye ngo nabaye iki. Noneho ngo umugabo nawe ati none se ko mbonye ntacyo wabaye, ati najye kanirira, ngo nawe amaze kukirya ngo ubese ko nkiriye ngo mbaye iki. Ariko baje kumenya ingaruka z'icyaha bakoze. Babyaraga umwana wabo mukuru, akavuka ari umwana afite kamere ya Satani, noneho akica murumuna we Abeli. Hanyuma aho niho baje kubona yuko ingaruka z'icyaha bakoze koko zihari. Satani icyo yashakaga kwari kugira ngo nibamara kurya gukora icyaha Imana yababujije, bahitebo ibiti barimbura, nta kantu na kamwe basize ku isi. Imana nayo mu butabera bwayo ikoresha imbaraga zayo n'ubugwaneza bwayo, iravuga iti urupfu ruzabageraho, ariko si uyu munsi. Ni buhoro buhoro mugenda musiga abana banyu bajya mu miruho, barushywa na bagenzi babo. Nibwo Imana yese ishyiraho uburyo isi izaremerera ikiremwa muntu, ariko umuntu akabaho. Akaba ari nayo mpamvu mu minsi iri imbere, iyo twageze mu ijambo ry'Imana, mvuga ndisanzura, nzabashyiraho urubuga, page ya Facebook nzajya mbagaragarizaho ijambo ry'Imana, twige ijambo ry'Imana rikwiye neza, kuko ntushobora kuba impirimbanyi ngo uzagira ikintu ugeraho muri wewe ukiri imbohe ya shitani. Ugomba kumaza ukamenya imbaraga z'Imana izarizo nizo zizakuyobora aho abandi batinye kujya. Nagira ngo babwire neza ko mu myaka 31 ishize, ubikabiri no kurengaho undi, ntago kuba abanyarwanda
kwibohora byarabananiye ari uko nta mbaraga zo kwibohora bafite. Abo nuko rimwe 99% nta kwizera Imana bafite. Ntabwo ushobora kuba ufite ukwizera Imana ngo abantu ibihumbi bigera kuri miliyoni, hafi miliyoni y'abanyarwanda ngo imara imyaka 70 mu mashyamba, imara imyaka 70 Kagame ajya kubica uko ashaka nuko abyumva, n'izindi miliyoni zigera mu 15 ziri mu Rwanda nta numwe unezerewe urimo uretse bagatsiko ka Kagame gusa na FPR Inkotanyi ye, abantu bake cyane mu mudugudu cyangwa se mu karere. Hanyuma ngo uvuge yuko abo bantu iyo tuba dufite kwizera Imana, Kagame nta n'iminsi 2 yamarara ku butegetsi bwara mu Rwanda. Aregaye n'abantu bashobora no gusenga Kagame bugacya mu gitondo inzogera zirenze, kandi abo bantu barahari nyine. Ariko ikibazo dufite nuko abanyarwanda batari bisobanukirwa neza, aribo bamwe bakivuga ngo okay ngo bansenyeye, ngo Kagame n'umugabo disi, ngo nuko ngo ari abamutobeye. Ngiye narabwiye ngo Kagame ndamuzi neza, ibyo mutazanyumvaho nimuzajye kubyumva ahandi, muzabyirebeho. Nta muyobozi nimwe hariya mu Rwanda nubwo yaba ari umukuru w'umudugudu ashobora gukora icyaha Kagame atakizi cyane bira byo gusenya, gutwara imitungo y'abantu nk'ibibanza n'inganda zo kwiba abantu imitungo yabo. Ni ibintu bipanzwe bizwi. Niba Kagame igihe kigera wenda yabona pressure z'abaturage akagira agahana atanga gatoya, ariko muzambwira umuntu basenyeye nk'inzu akajya kurekarama Kagame akavuga iyo nzu ye nimwongere muyubake, muzamumbwira uwo muntu. Cyangwa muzambwira umuntu bibye umutungo Kagame akavuga ati noneho kugira ngo ikibazo kirangire ubutabera uko bumeze nguku, uwo mutungo we bakwiye nibawugarure baguye n'indishyi z'akababaro z'ibyo watanze nk'uko amategeko abiteganya igihe wakurikirana uwo mutungo. Muzambwira umuntu numwe mu Rwanda Kagame yaba yarahesheje ubutabera uretse ya magambo ajya yivugisha yo kunezeza iki abamukurikiye, hanyuma abatajya batangira ngo Kagame n'umugabo. Umuzapfira muri ayo magambo. Niba Kagame ari umwanzi mumaze kubona neza imitegekere y'uko ari mibi, ubundi Kagame mumurebera mu bayobozi muri kumwe nabo. Kagame no hejuru cyane warebwa n'Imana. Ibyo umuyobozi muri kumwe gukoreye menya ko ari Kagame ubikoze setu. Abagikeneye ubutabera kuri Kagame ntago ndi kumwe namwe, kuko ngiye naramuhaze kandi ndamuzi neza. Inzira naciyemo zose kugira ngo nisange ndi mu gihugu cy'ubuhunzi, narambuye ubwenegihugu ndi mu gihugu nkirimo ntanabizi ntibanabimbwire. Aho ngaho ibyo nzi neza ndabizi cyane, kandi Uwiteka azakomeze amucunge nk'uko amucunga, nanjye ncunge nk'uko ancunga. Ariko icyo nongeye gusaba Imana nuko impa ubushobozi n'ububasha bwo gusubira mu gihugu cyanjye, kandi nkagisubiramo mfite uburenganzira nk'umwene gihugu ufite ijambo mu gihugu cye. Aho ngaho ndizera ko nako n'izindi mpirimbanyi zirimo zisenga zivuga. Hanyuma aho ngaho rero hari ijambo, hari amatangazo abiri nshaka kugira ngo ntangaze. Icya mbere, twabuze impirimbanyi bita Muhima, maze hafi ibyumweru 2 ntamubona, kandi kutakaza impirimbanyi bita Muhima kuri ngewe ni ikibazo mbona cyaba gikomeye, kubera ko Muhima yari afite rwinshi yarafashe muri opposition nyarwanda. Iyo tumuvuze benshi ntibamumenya nyine kubera ko ariko ubu yaramaze kumenyekana. Hari ubumenyi yari afite, ubuhanga yari afite, ubwitange yari afite, bwagaragazaga neza yuko yari kuzavamo umuntu uzabasha kuba yatuma opposition itera intambwe imwe ijya ku yindi mu birebana no guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi. Muri make kuri ngewe nanjye yari arimo yitegura kuzaba intwari. Ariko ntabwo turamenya ngo niba baramushimuse hari indi migambi yaba arimo yatumye ataboneka ku mirongo hafi ibyumweru 2 byose. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane dufite nka opposition. Hanyuma ikindi, ndatanga ubutumwa bw'akababaro nk'impirimbanyi. Mbabajwe cyane n'uburyo Kagame yaba yarongeye kwibasira abamurwanya cyangwa se abatavuga rumwe nawe bari mu gihugu, akihandagaza agatera urugo rwa Barafinda Segikubo Fred wagerageje kwiyamamazanya nawe manda 2 zose, ariko bakajya bamwima ibyangombwa ko bagiye babikora amakuru yatugeragaho neza 100%. Hanyuma rero kuba yaragiye akamufata mu buryo butemewe n'amategeko, nyuma bakaza kudeklara yuko ngo RIB mufite. Ngewe nk'impirimbanyi ntabwo nishimiye icyo gikorwa
cy'ubugome Kagame akomeje gukorera abarwanya akarengane, akomeje kugirira iki abanyarwanda, muri make n'abatavuga rumwe nawe. Akaba ariyo mpamvu nkomeje gusaba impirimbanyi cyane cyane izahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR ndetse n'iziri mu Rwanda, kuko zirahari, ndabizi zirahari, mwari mukwiye gushyira hamwe imbaraga zanyu kugira ngo agaciro kanyu Kagame amenye ko namwe mufite agaciro gafatika kandi kumvikana, areke kujya yicara niba yarose nabi cyangwa se yabonye ibibi yakoze hari uwabivuzeho ngo avuge ngo uriya mumunzanire hanyuma ngo birangire gutyo gusa. Murabona ukuntu Ingabire yamugize, imyigaragambyo twirirwamo hanze hirya no hino, iriya nta kivuze kuri Kagame, nta n'ikivuze no mu Rwanda mpuzamahanga, uretse ko ndashimira umuhungu wa Ingabire kuba yaragiye muri mu nteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi akagaragazamo ikibazo cy'umubyeyi we, ndetse kandi bazagifatira n'imyanzuro, kuko numvishe basaba ko Kagame yafatirwa ibihano cyangwa leta y'u Rwanda yafatirwa ibihano bishingiye ku bukungu ndetse n'ubufatanye afitanye n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bw'ubumwe bw'Uburayi. Hanyuma rero ibi byose kuba bitubaho gutya nuko tutabashije gushyira hamwe ngo twumve yuko imbaraga zacu, ubushobozi bwacu tugomba kubishyira hamwe kugira ngo zigire iki agaciro. Aho ugasanga umuntu arahirimbana ku bw'inda ye, arahirimbana ku bw'imitekerereze igayitse, mu magambo makeya nsoza ndagira mbabwire ko nta ntwari yigira. Kugira ngo umuntu abe intwari bisaba yuko hagomba kuba hari abantu benshi banitanze kumurusha, bavuye mu nzira, ariko bikarangira wageze ku ntwari. Nta muntu ashobora gutangira urugamba rumwe ngo azarurangiza ari umwe hanyuma dekarare ngo ngiye mbaye iki intwari. Niyo mpamvu abantu bakomeje gushakisha uko bagirira abandi nabi, abo nabo Uwiteka bababona, kubera ko urugamba turimo abenshi twarushowemo n'umuhamagaro w'Imana, abandi barushorwamo n'inda, birumvikana n'imitekerereze yewe ndayabigayitse, kuko umuntu ashobora kuba afite imitekerereze mizima ngo ahangara afate ikintu azi neza ko ari ukuri, akirenza amaso narangiza ngo dusonge mbere. Uzi ko hari intambwe usize inyuma utayikemuye, nka kiriya kibazo cy'umuryango wa Kayibanda amaze kubabwiraho n'ibindi byinshi nzagira mbabwira, hanyuma ukumva ngo tugende imbere, muragendana nande, muzagera hehe, nimugerayo muzabaho muti. Ibi ni ibibazo byose abantu bagomba kwigaho, abadukurikira n'abazadukurikira mu bihe bizaza. Uwiteka akomeze abarinde kandi abahe imigisha, kandi namwe ndabasaba kugira ngo nanjye mukomeze munsabire ku Mana kugira ngo nanjye uwo mugisha nyine uva mu kanwa kanyu no mu bikorwa byanyu ubashe kungeraho, kandi nanjye nzajya nkomeza kubasengera uko bwije n'uko bukeye. Igihe cyose nzajya nibuka ko ndi muzima ndiho, ntabwo nzajya nsenga ngo mbure gusengera abagiye bagira uruhare mu kugira gute, mu kungaragariza neza yuko bari hafi yanjye. Imana rero ikomeze ibarinde, murakoze cyane.